Haleluya bene data, ikaze ku itabaza ry'agakiza, YouTube channel, umurongo mwiza twashyiriweho kugira ngo turusheho kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iguhereze umugisha we wahisemo kudukurikira, kandi nanone ukomeze gushishikariza n'abandi kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muri kumwe nanjye Twahirwa Emmy kugira ngo turusheho kwiga ijambo ry'Imana. Ntiwibagirwe gukora comment, ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe no gukora share ku bandi kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo burusheho kwamamara. Niyo misiyo dufite nk'abakristo, niyo misiyo ufite nk'umuntu waremwe n'Imana, nukugira ngo uwamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko Yesu ntazagaruka ubutumwa hari abantu batarabwumva, abantu bataragerwaho n'ubutumwa bwiza. Niyo rero niwo mukoro ufite. Muraho neza, mbifurije kugubwa neza mu kubaho kw'Imana. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Wowe urwaye, humura, Yesu Kristo aragukunda. Wowe ubabaye, humura, Yesu Kristo arabizi. Wowe ufite ibibazo bitandukanye wumva byakunaniye, Yesu Kristo arahari, n'umutabazi wawe kandi akubereye maso. Humura gusa, wowe usenge ubimwereke, ubundi witurize. Niyo mpamvu tugiye kwiga ijambo ry'Imana, nanone ritubwira ngo Imana yonyine ubwayo niri bwishakire igitambo. God himself will provide. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro uyu munsi. Tugushimiye kudukunda, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye ko waturinze. Mu kwezi kwa mbere uraturinda, ukwa kabiri waraturinze, ukwa gatatu waraturinze, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe. Mana, nuku kwezi kwa 12 tugushimiye ko wakutugabije mu izina ryawe Yesu Kristo. Mu kubaho kwawe Papa, turakira imbaraga z'amaraso yawe, turakira imbaraga z'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi nibakire mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ryawe ari imbuto itabora, ryongere kuzura no guhembura imitima yarinaniwe n'iyaricitse intege mu izina rya Yesu. Urakoze Data mwiza, urakoze kushobora byose, urakoze kufite imbaraga. Ineza yawe n'ubuntu byawe reka biganze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bahaye ikaze mwebwe abari mu Rwanda, abari mu mahanga, muri Afrika, ndetse n'abari mu mahanga ya kure, ibwota amasimbi, mu Burayi, abari mu burasirazuba bw'isi no mu burengerazuba bw'isi, mu majyepfo y'isi hose. Uwiteka Imana abahereza umugisha. Ikaze ku itabaza ry'agakiza. Nagira ngo twige ijambo ry'Imana dusanga muri Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 22. Aravuga ngo, Itangiriro 22 umurongo waho wa mbere avuga ngo, hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndibukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigare hano indogobe nge n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramubwira ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyoswa. Nuko bombi barajyana. Amen. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Tubonye hano Aburahamu ajya gutamba umwana we Isaka.
ndetse Imana ubwayo ibizi neza ko ari umwana akunda, ndetse ari n'umwana w'ikinege, ariko iramubwira ngo haguruka ujye gutamba umwana wawe Isaka. Mbere ho gatoya Isaka kugira ngo aboneke yabonywe ari uko Sara ageze mu myaka 90, Aburahamu yari akuze kumurusha. Yabonywe ari uko Imana imubahaye mu gihe cyari kigoranye, barihebye, gucura byararangiye, ibihe byose barageze mu gihe cya menopause ari cyo umugore yagezemo, byararangiye ndetse rwose yanabyibagiye. Ubwo yasurwaga n'abamarayika ngo bamubwire yuko azabyara, arangije araseka avuga ati murahaze, murariye, Aburahamu aratetse arababagiye, murariye, none muravuga ngo azaboneka ubwo igihe nk'iki nzabyara. Bamubwira bati Sara usetse iki? Usetse iki? Bavuga mu izina ry'Uwiteka, bavuga ngo nuko Imana itabibasha. Ese nuko Imana itabishobora? Yumvishe bavuze izina ry'Imana n'uburyo baretinyaga nk'Abisiraheli, batinyaga kuvuga izina ry'Uwiteka Imana yawe, ntago yawe bapfaga kubivuga gutyo. Yumvishe babivuze, bavuze ngo yawe, yikangamo avuga ngo oya ntago nsetse. Bamusuramo baramubwira ngo igihe nk'iki ngiki uzaba ufite umwana, uzaba ukikiye. Abyizera uko niko byagenze. Imana imuhereza umwana w'umuhungu Isaka. Imana imuhereza ibyo yagambiriye kuri we, iramusetsa, ibitwenge bisobanuye ibitwenge. Isaka Imana iramumuhereza. None Imana yongeye kubwira Aburahamu ngo zamukana umwana wawe ukunda cyane, umujyane ku musozi, ujye kumutamba b'igitambo cyotswa. Ntabwo Isaka yari azi ibyo ari byo, na Sara ntiyari azi ibyo ari byo, n'abagaragu ntibari bazi ibyo ari byo, ariko Aburahamu yari azi ibyo agiye gukora kuko yari abiziranyeho n'Imana. Ntiyari yizeye ko hari buboneke intama mu gihuru, ntiyari yizeye ko hari buboneke ikindi gitambo ari busange ku musozi wa Moriya. Oya, ahubwo yari agiye gutanga umwana we nyine n'umutima wose, kuko yari azi ko Imana yo yamumuhaye. Umwana umaze guca akenge, abona ngo hari inkwi, abona hari umuriro, abona hari inkota, yewe n'umusozi wo gutambiraho urahari, ariko aribaza ngo papa tugiye gutamba iki ko nta mwana w'intama uhari? Umugabo wizera cyane Aburahamu arangije amusubiza ngo mwana wanjye ndakwitabye, ariko Imana iri bwishakire igitambo, wowe tugende gusa. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibihe umazemo igihe ubona byagoranye, icyo Imana igusaba gitange, n'umwanya igusaba utange, nuko uyiramye igusaba uditange. Hanyuma ikindi nibyo Imana iri bwikorere gusa, Imana ubwayo iri bwishakire igitambo. Ngo ndabona ngo maze igihe kinini mu gihe bimeze gutya, byaranze, naracuruje biranga, ubukwe ndabutegura bikanga. Wowe komeza usenge, ugirane isezerano n'Imana, ugundire isezerano n'Imana, we kubyasasa kugira ngo abantu batabyica. Ubundi utegereze urebe ko Imana itishakira igitambo. Uragira ngo Aburahamu yaza kubwira Sara yuko agiye gutamba umwana we, byari kugenda bite? Nkumbwe umwana wanjye mbonye ndushye, umwana wanjye Imana imaye, reba imyaka ngezemo, urabona hari undi mwana nabona, urashaka kunyicira umwana, ndekera umwana. Ariko hikipa yaracecetse, yagumanye ibanga, azamuka umusozi. Ntiyabibwiye abagaragu. Iyo abibwira abagaragu bari kumbwira ati ariko databuja, erega nawe aho uri umusazi, ubu ibintu utegura ni ibiki? Urumva ibyo bintu bishoboka? Reba umwana Imana ibahaye mu zabukuru, none ugiye kumutamba. Nawe jya ugira ubwenge, ariko nawe ntukibagirwe ubwenge. Imana yavuze tujye tugira ubwenge, ugasanga arabiretse kubera yuko yavuze. Gira ibanga, wicecekere, ugumusenge, ubundi urebe Imana ibyo gukorera. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo aza kubibwira Isaka yari kuvuga ngo oya, ntabwo Isaka yari kubyemera. Ntiyari kwemera kuzamuka, yari kwihisha, yari kwirukira kwa se wabo, yari kwirukira hirya no hino akihisha kugira ngo asata mutamba. Ariko siko byagenze. Yagumanye ibanga afitanye n'Imana, arangije azamuka umusozi ajya gutamba umwana we kuko ari Imana yamumuhaye. Ariko Imana yageragezaga kwizera kwe, irangije yishakira igitambo. Ngagiye kubona akizamura ukuboko, ngabone intama yafashwe n'amahembe, amahembe yafashwe mu biti. Ngo Aburahamu rekeraho,
mbonye kwizera kwawe, mbonye kunkunda, tamba iyo ntama umwana mureke. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri bwishakira igitambo. Ibihe ugezemo Imana iri bwishakira igitambo. Mu buribwe ugezemo Imana iri bwishakira igitambo. Mu burwayi Imana irishakira igitambo. Iby'Imana igusaba ni ukuyizera no kubahiriza ikigusaba gusa, ubundi utegereze gukora kw'Imana. Haleluya. Imana ifite akagezi yakubikiye. Umugaragu w'Imana Eliya tubibona mu Bami ba mbere ibice 17. Eliya arangije ngo kubera kwitegereza arebye neza abona uburyo cy'abantu bakorera ibigirwamana, batambira Bali. Uburakari bwo mu kubaho kw'Imana muri we buraza burazamuka, aravuga ngo nta mvura izongera kugwa. Ahagarika imvura mu gihugu cya Isirayeli, maze imvura irabura. Baramwirukankana, aha baramuhiga cyane kugira ngo amugirire nabi, kugira ngo amwangize, kugira ngo amwice, ariko nawe agira ubwoba, arirukanka arahunga. Imana yo mu ijuru, ahandi hose haragenda harumagara, amatungo abura ibyarya, ibyo kurya abantu barabibura, ariko Imana yari yarabikiye Eliya akagezi. Haleluya. Akagezi kari ahantu mu ishyamba. Eliya we yanywaga amazi mu gihe abandi bishwe n'umwuma. Eliya ntiyasonje, Imana yategetse ibikona kugira ngo bimugemurire. Kuki Imana yategetse igikona? Ibaze kugira ngo Imana yizere igikona ku nyama, nawe uzi uburyo igikunda. Igikona gikunda inyama, ariko Imana itegeka igikona kugira ngo kize kugira gute kugemurira Eliya. Kiriya gihe n'igihe cyagaragazaga ko Imana yashakaga kwereka umuntu ko igikona cyizewe kurusha abantu yaremye, kubera ko abantu bahindutse, kubera ko abantu babaye babi. Imana ibereka ko itabizeye kurusha uko yizera igikona. Imana itegekera Eliya akagezi, karaguma kazana amazi, kandi araguma arya inyama, akabona umutsima utaze ku makara, abaho neza, arabyibuha. Imana igufitiye akagezi yagutegekeye kadashobora gukama. Mu izina rya Yesu ubwo burwayi ntabwo ushobora kubugwamo. Mu gihe cyose Imana umugambi wayo kuri wowe utarasohora, ntibishoboka. Mu gihe cyose umugambi w'Imana utaragera ku cyo yakuvuzeho, ntacyo uzaba. Humura. Haleluya. Haleluya. Bibiliya itubwira ko kakagezi kaje gukama. Impamvu kakamenye si ukugira ngo Eliya apfe, si uko Imana yari yananiwe gukomeza kuguma kukabeshaho ngo kazana amazi, oya, ahubwo nuko Ahabu yari ategetse ngo bazenguruke igihugu cyose bashakisha hari amazi y'ingamiya ze, hari amazi y'indogobezi. Iyo baza kuhagera bagasanga hari amazi, bari gukeka ko aho Eliya ari, bari kuhamuhigira bakahamwicira, yewe nabo bari kunywaho. Akagezi Imana yagutegekeye nta wundi muntu ushobora kukanywaho. Akagezi Imana yagutegekeye mbisubiremo, nta muntu wundi ushobora kukanywaho usibye wowe. Imana ubwayo iri bwishakire igitambo. Komeza uyizere, komeza uyiringire. Mu burwayi aho ugeze kure, aho urwaje ugeze kure, mu bukene aho ugeze kure, ntuhagarike gukora, ntuhagarike kwizera. Ariko muri ibyo byose urimo kunyuramo, ukomeze wizere Imana, ukomeze uhanga Imana amaso. Haleluya. Ibaze kugira ngo Imana yizere igikona. Mwibuke Nowa igihe cy'inkuge, yasohoye igikona ngo kigende kirebe uko umucyo umeze hanze, kigaruke kibabwire. Nticyagarutse, cyasanze intumbi z'abantu kiragenda kiririra, kigumayo. None icyo gikona ni cy'Imana yizeye, ikajya igitumaho kuri Eliya kikamushyira inyama yo kurya. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo abo ubona Imana idashobora gukoresha, abo ubona bavuga yuko batakwizera, abo ubona yuko batarabo kwizerwa, abo ubona yuko bakwanga, batakwitayeho, ndagira ngo nkwibutse neza yuko abo Imana mu kubaho kw'Imana, Imana irabakoresha ibyo ishaka gukora ku buzima bwawe. Imana irahagurutsa butaruzi, Imana irahagurutsa butateganyaga, Imana irahagurutsa butatekerezaga, baze bakore ibyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Akagezi Imana yaguteguriye nta wundi muntu wakanywaho, kandi ntigashobora gukama Imana itaragambirira, Imana itarasohoza icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Bwana Yesu asifiwe.
ntabwo mu rusaku rwinshi ariho Imana iri, ntabwo mu bisakuza byinshi, ntabwo mu bahanura byinshi, aho siho Imana iri. Eliya ngo ategereza Imana aho yari yihishe mu rutare, ngo hanyuraho umuyaga, hanyuraho inkuba, hanyuraho byinshi, ariko ngaho Imana ntiyari irimo. Agiye kumva yumva ngo hari umuyaga uje utuje, hazi igihe gituje cy'umuyaga mwiza utuje. Ngaho niho Imana yari iri. Haleluya! Muri presence y'Imana harimo gutuza. Humura, Imana yo mu ijuru iguhereza amahoro yo mu mutima, Imana yo mu ijuru iguhereza amahoro mu rugo, Imana yo mu ijuru iguhereza amahoro hirya no hino mu baturanyi, mu kazi, mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ko hari akagezi Imana yaguteganyirije kawe, katagomba kunywebwaho n'undi uwo ari we wese, katagomba kunywebwaho n'undi uwo ari we wese. Haleluya, haleluya! Imana ubwayo iri bwishakire igitambo. Yesu nashimwe. Kure ugeze ntabwo wagera kure ho kubura urubyaro, kugera aho Sara yageze mu myaka 90. Komeza urindire. Haleluya! Kure ugezeho inzara n'amapfa ntiwagera kure cyane, haruta Abisiraheli bageze. Komeza urindire. Kure wageze, kure wumva ugeze, wumva warucitse intege, wumva warugiye kubivamo, wumva warugiye kubireka, aho ngaho komeza urindire. Kubaho kw'Imana kuraza ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya! Komeza utegereze Imana, komeza usenge, komeza uyiramye, komeza uce bugufi, komeza wumva ubwiza bwayo mu buzima bwawe, utegeranyije kwizera. Haleluya! Imana ubwayo iri bwishakire igitambo. Mu burwayi urimo humura, mu bibazo urimo humura, aho ubona ugeze kure bigoye humura, Imana ubwayo iri bwishakire igitambo. Yesu Kristo nashimwe. Bene data, reka mwe kugira inyota y'ibyo Kristo atanga kurusha Kristo ubitanga. Gira inyota ya Yesu Kristo, ubundi ibyo atanga byo ni ibyawe. Wigire ikibazo cy'ibihe, wigira ubwoba bw'ibihe, kuko uhagararanye na nyir'ibihe. Uwo nguwo arabigenzura, uwo nguwo arabimenya, yabayeho mbere y'uko ibihe bibaho. Wigira ubwoba bw'ibihe, wigira ubwoba bw'ibyo bavuze, wigira ubwoba bw'ibyo baroze, wigira ubwoba bw'ibyo batongereye, kubera y'uko nyir'ibihe ubwabyo agenzura ibihe, yabayeho ibyo bihe bitarabaho. Humura, Imana ubwayo irishakira igitambo. God himself, he will provide sacrifice. Irishakira igitambo. Haleluya! Imana ibahereza umugisha bene data. Mu gihe cyose cyo gusenga, mu gihe cyose cyo guca bugufi, mu gihe cyose cyo gushaka Imana no kuyumva, ukeneye gutuza, ukeneye kumva ubwiza bwayo, ukeneye gutegereza gukora kwayo. At the final, Imana ubwayo irishakira igitambo. Yaretse Abrahamu arahaguruka atabibwiye Sara, afata ingamiya, ashyiraho amatandiko, afata indogobe, arashyira imbere, aragenda. Arangije aterekaho inkwi, afata umwana, baragenda bagera i Moriya, asiga abakozi aho ngaho, asiga abagaraga aho ngaho, afata umuhungu we Isaka umwe. Bisobanuye guseka kwa Sara, bisobanuye ibitwenge. Amwuriza umusozi, aramujyana abizi neza ko agiye kumutamba ngo abe igitambo cyotswa, yitwaje inkota yo kumusogota. Ibyo byose yari abizi. At the fire, azamuye inkota, Imana ubwayo yishakira igitambo. Ntabwo uragera kuri finale, niyo mpamvu igitambo kitaraboneka. Ntabwo uragera kuri final, ntabwo uragera ku iherezo ry'icyo kigeragezo, niyo mpamvu igitambo cyacu kitaraboneka. Kiriya cyari ikigeragezo gikomeye cyane kuri Abrahamu. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha bene data. Mutegereze Imana, dutegereze Imana, dutegereze gukora kwayo, dutegereze ubwiza bwayo, dutegereze urukundo rwayo, tuyitegereze aho. Tegereza Imana aho ngaho. Imana ubwayo iri bwishakire igitambo. Imana ibahereza umugisha. Urakoze wowe uteze amatwi itabaza ry'agakiza, wumva ijambo ry'Imana. Imana ikwagure mu buryo bwose, Imana igusange kandi kugenderere.
wowe ukoze share, wowe ukoze comment, Imana ikongere umugisha kandi kwagure mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana nziza, Imana y'imbaraga, wowe Uwiteka Nyiringabo, watanze umwana wawe ngaza tubera igitambo kitagira inenge, akababazwa, agakubitwa, ndetse akemera no guca mu rupfu kugira ngo akize ngewe n'abandi. Ushimirwe, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso yawe akiza abarwayi, reka amaraso yawe ahagurutsa abafite ubumuga, reka amaraso yawe ahagurutsa abafite ubumuga bwo kutabona. Mu izina rya Yesu Kristo bahumuke katika jina la Yesu. Indwara za kanseri, aho bavuze ko batabyara, mu izina rya Yesu, niwe wenyine ushobora kurema mwami imbuto ishyanga rinini rigari cyane mu nda y'ingumba. Mu izina rya Yesu Kristo ubireme mu izina ryawe Data. Urakoze, tugwaye icyubahiro. Reka ijambo ryawe ryamamare, reka ijambo ryawe rikize, reka ijambo ryawe ribohore, reka ijambo ryawe rikize mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari imbuto itabora. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Mugire ibihe byiza. Uwiteka Imana yohereza umugisha. Ciao ciao.